Yo dutangiye gutya n'indi short movies ku bwinshi noneho ubu ngubu dutangiranye umugabo urwaye kuza gufata imiti hano ni imiti iramucika igwa hasi buriya hari ukuntu umuntu yarwaye aba adafite n'akabaraga adafite agatege ahamagara uwo bita Betty ari hano ufite telekomande kwirebera ku nkoranyactive ari kuvuga ati ndebe yihera kureba mu mashoti movies twakoze umva ndabizi kuri kunyumva ko ndi kuguhamagara niki sheri umva nashaka gufata imiti yanjye ariko imiti yanjye yaguye hasi umugabo ari kubwira umugore we waza ukayintoragurira imiti yanjye ko yaguye hasi ariko mana yanjye John umugabo bamwita John umva ndananiwe ntago wategereza Amanda akabanza akagera hano akagutoragurira imiti umugabo arangije aramubwira ati urabizi ko mfata imiti yanjye saa 3 umugore arangije aramubwira ati amaguru ari kunjya ntago nshobora kuva hundi ntibyatinze hari uwaje ati mwaramutse Betty arangije aramubaza ati ubu ni gihe ki arangije umukobwa aramubwira ati ni saa 3:5 wari kugera hano ryari wari kugera hano igihe ki saa 3 zuzuye umva watinze umugore bamwita Betty umva nari fashe bisi tugira imyaku duhora na butiyaje byari bibi cyane umva ibyo bintu byihorere byose uri kumbwira ndakeka John akeneye ubufasha bwawe ubwo John avuga n'umugabo we bavuga mu izina banzu yari wa Amanda bari bavuze ngo bamanze bategereza Amanda agere hano ikindi Amanda uze gusukura icyumba cyanjye nusoza kumutoragurira imiti Ragira avuga ati yego mabuja na Amanda rongeje zano je gufasha umurwayi wibiriye hano wagowe mwaramutse uyu munsi urumva umerewe uyu munsi sha imisi yose se kari ku cyumweru isi yose irasa kuri ngewe nirwa ndyamye hano birasa nkaho amaze igihe kinini narwariye hano iwe kindi birasa nkaho ari urugo rwifashe bakirese ko barwarira iwabo muhimiti sheri ndaza kugaruka ngiye gusangira n'abakobwa b'inshuti zanjye tugiye gusangira ibya saa 6 none se mu gihe uraba uri kugaruka waciye kuri farumasi ukanzanira imiti umva ibyo bintu wibwira ngo nze kukuzanira imiti ibyo bintu Amanda ari buze kubyitabo ni uri buze kukuzanira imiti urumva rero ibyo ngibyo ngiye ntago bindeba ese kuki asigaye yitwara kuriya muri buriya buryo kuva narwara yarahindutse ariko bitewe n'igihe maze kubimenyera maze kubyakira nariyakiriye wakora iki sinshaka kuvuga umugore wawe nabi ariko niwe muntu nzi wikunda kurusha abandi yikunda kurusha abazima n'abapfu impamvu ngikora hano no kuri umuntu mwiza babona nkusize hano wazasigara uri mu buribwe uri kubabara Amanda wabaye hano twabanye imyaka igera muri 6 ndwaje kugeza na n'ubu ntiwigeze urekarama ntiwigeze undakarira urumva Imana niyizi ko waciye mu bintu byinshi cyane mbwira ko ikintu umugore wanjye azakura cyose cyo kukurakaza cyase gutuma yakutesha umutwe mbwira ko ntacyo bizagutwara cyase mbwira ko uzabyihanganira atamubwira no murongo wo muri Bibiliya buriya abantu bishyira hejuru abantu bishyira hejuru Imana ivuga ko bazacishwa bugufi n'abantu bicisha bugufi bakazashyirwa hejuru no murongo yamusomeye buriya cyo mugende muzisoma niyo magambo ari kumubwira ni umukozi amena ati umunsi umwe uzarabagirana mukunzi urakoze niwe muntu umwitaho niwe muntu ni umukozi amurutira umugore mubi ngo twana radio mva umukozi wanjye gera hano saa 2:30 tuzasubire n'umugabo we yarinjije mu rugo Amanda mugwaho Amanda ko wazindutse uyu munsi bite byawe mva nageragezaga kuzinduka kugira ngo ntakererwa nk'umunsi w'ejo uyu ninde se kandi mbabonanye mbasange oya uyu ni umwarimu wanjye nibwo yaragiye aba yaje ku nkocinga cyangwa aba yaje
abanyigisha nyine hano mu rugo byahise umukozi nako mwarimu. Mwaramutse John. Mwaramutse, igitondo cyiza. Muze neza? Umukobwa aje atameze neza ku maso. Ndakeka ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku mugore wawe. Mbonye umugabo agenda, ndabizi. Bumva ijoro ryose, rega ntago ari ngombwa ngo binsobanure. Ntago bikubabaza. Umva, biriya bintu birambabaza cyane. Niba ari ikintu kimbabaza kubumva nyine barimo hano, ngiye ndyamye hano ndwaye, rikunshi inyuma. Yaba ibi bintu ntago bikwiriye. Ukuntu kuguhemukira, ni gute yagukorera ibintu nka biriya? Narakubwiye ati ntugatume kurakaza, ujye wibuka ibintu nakubwiye. Umunsi umwe uzarabagirana, nta wamenya, Imana izakwibuka. Ntago ari wowe uzaguma hano uri umukozi waragowe imyaka 6 yose. Umukobwa yamaze amwitaho ni myinshi, yamurwaje. Urakeka uraza kumera neza se nimba ngiye? Ndakeka, ndatekereza iminsi 3 udahari ndaza kubasha kuyibaho nanjye nyine. Ntari bintu ugende iminsi 3 ntago iri buze kunanira kuyibaho udahari. Ntago nigeze ngusiga igihe kirekire kingana gutya. Ntago nigeze ngusiga igihe kirekire kingana gutya. Ndashaka kumenya ko uza kuba umeze neza. Amanda, ndashaka ugenda uryoherwe n'akaruhuko kawe, kubera ko akaruhuko kawe waragakoreye. Ntago ari mpamvu rero yo guhangayikishwa nanjye. Ntacyo. Ese ubundi ugiye hehe? John ari kubaza Amanda ati ngiye gusura umuryango wanjye, maze igihe kinini ntababona. Umva, ndakeka bari buze kwishimira kukubona. Agiye gusura umuryango w'iwabo. Ntibyatinze yaravuye hehe gusura ab'iwabo, niba ari mu gacyaro yagiye kubasura ntago mbizi. Bakoze nyine ari ukuntu aba yifitiye famiye mu cyaro, yaragiye gushaka ubuzima mu mujyi, noneho akagenda kabiyo, kazagira umwanya runaka nyine agasaba akaruhuko, akajya gusura umuryango wiwe. Ntibyatinze rero yaragarutse. Amanda yaragarutse. Ni short movies, nta bintu byo kujya ngo yageze iwabo ngo arabasubuza ngo akora ibi nibi. Oya, short movies, twa dufilime dutoya ni ku Nkoranya TV. Ntibyatinze Amanda yaragarutse, arangije arakinguye, asanga yakinguye n'ubundi umukozi wo muri uru rugo azi password n'ibiki. Ati ese Betty waba uri mu rugo ra? Yego ndi mu rugo. Yego ndiyo, ndi kwitegura kujya gukaraba cyangwa se ndi kwitegura kujya muri douche koga. Wabyita gukaraba, wabyita kwiyuhagira, wabyita koga. Asikigare. Mwaramutse, igitondo cyiza. John aho yamusize ndi hakiri. Ntumbaze niba uyu mugabo yaba akiri muzima. Kuko Betty twabonye hariya nta kintu yita. John byuka. Umwita John. Rega John abanyakigali. Ndirimba manibutse. Betty. Yewe Betty. Abagabo wo bita Betty, wa mugore wanjye gwa mugore. John yapfuye. John yapfuye, umugabo we yapfuye. Nta nicyo bimubwiye. Uri guhamagara nde? Ninde uri guhamagara? Ndi guhamagara ambulance. Ikora iki se? Yapfuye? Urabona atari ibintu bisanzwe ko umuntu yapfuye uri guhamagaza ambulance. Ndi kwaka ubufasha, turebe niba bamujyana nko muri muruge cyangwa se badufasha nyine banda baturanye n'abaki. Hanze iyo wipfishije uzi ukuntu babigenza. Babana bajya bipfisha, barakujyana bakagucuma. Hari umuntu waje. Mwaramutse William, nishimiye ko waje. Mwinshire, murakoze. Umugabo w'ikiwarata wambaye agakoti bakingaho. Uyu mugabo aje kwenda iki? Turi mu rugo kwa rwa John. Mugore, hari umugabo yatumije wambaye udukoti, ufite ibikapu. N'ikiwarata, ikiwarata. Baraza baricara. Ndagira ngo wumve amagambo. Miss Taylor, natangira nkasoma indagano umugabo wawe yasize. Ntangire ngusomera indagano umugabo wawe yasize. Urashaka ngo nze gusoma ibintu byose bikwerekeyeho? Oya, wisoma ibintu byose binyerekeyeho. Ibinyerekeyeho bireke,
ibindi bisimbuke. Okay, reka nkusomere. Ati metero kare 27,000 mu nzu iri muri Dallas muri Texas. Umugabo wawe yifuje ko iyo nzu yajya ku mugore we ari we Betty Taylor. John bamwitaga Taylor. Ikindi ngo metero kare 4,000 inzu iri muri Penthouse muri New York. Nabyo yaravuze ati iyo nyubako ni umuturirwa n'iza nyubako nini Penthouse. Ati uwo muturirwa uzajya ku mugore we Betty. Ndetse n'imodoka 2020 Scard 2020 Mercedes, izo n'ubwoko bw'imodoka nazo yaravuze ngo izo modoka zizajya ku mugore we Betty ari we Betty Taylor. Okay, mugore yishimye yaneze dore akamwenyu ageze hano arika. Ibintu byose bimeze neza. Yego bimeze neza. Ese hano haba hari umuntu bita Amanda Fox? Haba hari umuntu bita Amanda Fox? Urabizi kuri gusoma ibintu bya nyabyo urishuwa neza. Amanda ni umukozi wacu, gute yaza mu ndaga ashobore kuba harimo ikosa. Uriya mati umva byanditse neza, handitse Amanda Fox. Ahubwo se yaba ari hano? Yego ari hano, ari gusukura icyumba. Hey, wamumpamagariye se niba ari hano hafi? Amanda, waza hano? Can you come here? Ndahagera mu isogonda. Ndagira ngo wumve amagambo. Amanda, kuki bamuhamagaje ari ubukozi? Bita Amanda, njyewe ndi umunyamategeko wa Mr. Taylor cyangwa se wa John wapfuye. Wakwicara niba ntacyo bigutwaye. Ati byiza guhura nawe. Na Amanda ni umukozi. Bigeze kuri konte yabitsagaho amafaranga, Mr. Taylor yavuze ko $726,000 z'amadolari ya Amerika. Mugabo wawe yavuze ko aya mafaranga yose n'iyi konti byajya ku mushuti we magara, best friend Amanda Fox. Uri kunyinisha ariko ibintu uri gusoma biranditse ni ibyanyabyo. Oya, nibyo umugabo wawe yifuje. Tuza manze tso ibaze nabanye nawe imyaka 10. Ni gute yaha amafaranga yose umukozi? Bibishoboka biti? Mva Miss Taylor, watuza cyangwa se Miss John, watuza nkasoma ko mfite ibintu byinshi byo gusoma mu bintu umugabo wawe yasize. Tuza cisha make. Noneho bigeze kuri kampani y'umugabo wawe, nabwo Mr. Taylor cyangwa se uwo bita John yaravuze ngo Amanda niwe ugomba kuzungura iyi kampani. Niwe ugomba kuyibera umuzungura. Uri kunkinisha ariko umugore yarumiwe. Uri ibintu uri gusoma biranditse cyane, ibyo uri kwihimbira. Oya, biranditse, biranagaragara, birasa neza. Umva, mfite umunyamategeko ugomba kureba muri ibi bintu. Ntago nakwizera amagambo uri kumbwira. Ibi bishoboka biti? Ahubwo mwembi yabasigiye inzandiko, mutuze mucishe make. Tuza wibwanuka, wisara. Hari byinshi byo gusoma. Wumva amagambo inzandiko yabasigiye. Kuri Amanda, umugore nahaye akazi ko kunyitaho ngo andeberere, akambera inshuti magara, akambera marayika murinzi. Ntago nabona amagambo yasobanura urukundo no kugushimira kuba nari nkufite cyangwa se warambaye hafi. Uri umuntu mwiza ukunda abantu. Ikindi ugira umutima mwiza, wita ku bantu, bahikaze. Niwe muntu wampaye ibyiringiro mu gihe nta muntu n'umwe wandebaga irihumye cyangwa se wanyitagaho icyo gihe. Ikintu niricuza nuko ntari mbona nkubone ngo mbikubwira amaso ku yandi. Nicyo kintu giteye agahinda. Iteka nahoraga nkubwira nti umunsi umwe uzarabagirana. Ahari ibi birasa nkaho ari nk'impano ngusigiye ntoya. Ukomeze uba umuntu mwiza. Ndagukunda Amanda. Ku mugore wanjye Betty, tujya ku rwandiko noneho. Betty bamwandikiye. Urwo ni urwandiko sebuja w'iyi nzu cyangwa nyiri iyi nzu yasize yandikiye umukozi, kubera umukozi yamubaye hafi. Twagiye kwa Betty Taylor, umugore we. Ati ntabwo mfite amagambo menshi yo kuvuga kubera ko n'inzibutso dufitanye zirababaje. Iteka nahoraga nkubwira ngo ujye ufata abantu kimwe, ntukishyire hejuru y'abandi bantu.
ati niyo magambo yahoraga mubwira, ati iteka nahoraga nkubwira ngo ntukishyire hejuru y'abandi bantu, ikindi ujye ufata abantu kimwe, umve ko abantu bose ari kimwe, twese turi abantu. Ariko ikintu kibabaje, nta muntu ukunda, nta muntu ufasha, wiyitaho wowe ubwawe ku giti cyawe, nta muntu witaho usibye wowe ku giti cyawe. Ngusigiye inzu, penthouse, imodoka, byose ndabigusigiye kubw'impamvu imwe yonyine. Ibyo bintu wabishyizemo umuvumo, byaba ari icyaha kubiha undi muntu, niyo mpamvu mbigusigiye. Nishimiye ko nigendeye ntagihari, nkwifurije ibyiza cyangwa se ibyiza ubuzima butanga, nkwifurije amahirwe yose isi itanga. Ati ndizera ko umunsi umwe uzahinduka wenda. Umva, uraza kumva ibiri buve mu mwavuka wanjye. Ntabwo ibyo bintu nabyemera, ibintu uri gunsomera ntabwo nabyizera. Umukobwa yarumiwe, amafaranga yose niyo bayasigiye, yarumiwe. Aho uzi kuba uri umukozi bakagusigira ibintu, amafaranga, kuzungura kampani, biki byose, buriya kugira umutima neza uyisanga imbere. Dore ikintu wagakuye muri iyi nkuru, buriya ngo kugira umutima mwiza, iyo ugira umutima mwiza ineza uyisanga imbere. Hari igihe ineza usanga imbere usanga ati irenze imitekerereze yawe, nk'ibyabaye kuri uyu mukobwa. Niba ukunda umuntu uba ugomba kwita kuri uwo muntu uko byagenda kose, uko yaba arwaye kose, uko yaba ameze kose, uwo muntu nyine uba umukunda, ugomba kumwitaho mpaka, kuko buri muntu wese agira ibyiyumviro kandi buri muntu yagenewe gukundwa. Ikindi buriya ngo icyo utanze nicyo wakira. Rero jya ufata abantu uko wifuza ko nabo bagufatamo. Niba uri gufata umwunganizi wawe cyangwa umugore wawe, umugabo wawe, kuko ubona ko nta kamaro kigufitiye kubera ko arwaye, icyo ni igikorwa kibi cyane. Ntukagende gukoresha umuntu cyangwa usuzugura umuntu wese ubonye. Jya ufata abantu kimwe. Kari ako ngako nagira ngo turebe ku Nkoranya TV. Tuzasubire ubutaha. Kora subscribe, ni Short Movies ku Nkoranya TV. Naho ubutaha.